Amavubi atsinzwe igitego cya mbere Wumvise Warira. Nshuti turabashimira mwese mukurikiye Umukino TV, turi kumwe na tekinisiye umusesenguzi. Mbere ya byose banzu twibwire amakuru yawe. Amakuru ni meza, ndashima Imana. Wakurikiye match y'Amavubi? Amavubi yarashimishije abantu bose. Ntabwo abafana barimo kukumva, ijwi riri hasi yose, abantu bose. Intsinzi nta muntu itashimishije kugeza no ku muyobozi wa siporo, minisitiri wa siporo, umuyobozi wa Ferwafa, nta muntu irantsinzi itashimishije. Ku ruhande rw'abafana nkawe w'umusesenguzi utsinze kurira ko ntabwo byari bukunde kuko byari bigishoboka. Byari umutima ukomeye w'abakinnyi b'u Rwanda, byari combativité, guhangana kwari kurimo muri la match, byagaragaza ko byari yindi sura nshyashya mu maso y'abahungu batsinzwe igitego, ariko ukabona bafite imbaraga, ubushake n'umutima nama wabo wabaterwa kuza gutsindira match. Gusa Imana nayo irabaherekeza, amahirwe menshi y'abanyarwanda kuri stade Amahoro birimo biragenda bitanga isura nziza. Ikipe yose izajya ibanza imenye ngo nje gukinira ku iyi stade, ni stade y'abafana. Numvishije ni stade ivuguruye, irakira abantu benshi. Gusa turashimira buri muntu wese wabashe gukurikira mukino, bagiye kuri stade, bawurebye ku mateleviziyo yabo. Turashimira imbaraga z'abakinnyi b'Amavubi bagaragaje mu gihe cy'uramukino wabagejo. Tutagiye kure twibutse itsinda u Rwanda ruherereyemo harimo amakipe angahe nayahe? Ibutsa abanyarwanda badukurikiye n'abandi bavandimwe bumva ikinyarwanda, u Rwanda ruri mu itsinda ririmo amakipe angahe? Ruri mu itsinda ayandi makipe atatu rusangiye, harimo Benin, harimo Libya na Nigeria. Ni itsinda rigaragara ko Nigeria ni umukandida wa CAN igihe icyo ari cyo cyose. Hanyuma u Rwanda na Benin nibyo bisigaye kwisobanura kugira ngo barebe uzaherekeza Libya, barebe uzaherekeza babone uzaherekeza Nigeria. Ibyo bishatse kuvuga ko u Rwanda ni urwa gatatu mu itsinda, rufite amanota 5, Benin 6, twatsinze imikino yayo 2. Bishatse kuvuga ngo u Rwanda rwo rufite 5. Bishatse kuvuga ngo u Rwanda match ikurikiyeho rwakira Libya mu Rwanda. Uretse ko umukino w'umunsi wa 4 mu matsinda Libya na Nigeria utabaye kubera ibibazo bigaragara nkaho bitigeze bigaragara neza ngo biheshe isura nziza Afrika, byo twita mu rurimi rw'amahanga ngo ni mind game. Ari ugukora mind game ariko ishenguye, ibabaje. Ugafata nk'abakinnyi turabazi barakomeye, bakina hanze bahembwa amafaranga menshi, ni abamiliyoneri, ukabashyira mu kibuga, ukabafungira mu kibuga cy'indege, ukabafungira n'amasaha 8. Ni ibintu byababaje abanyafrika benshi, ndetse sinatwe twenyine. Ikirego cyo ndizera Nigeria cyo yakigejeje muri CAF. Nyine ikibazo ku kirego cya Nigeria, hari kurega federasiyo ya Libya, hari ukurega ikirego Nigeria, kirego kirafata federasiyo ya Libya cyangwa ni ikibazo, ni ikirego kiri politiki? Ni ibintu bibiri ndi bubivugeho. Iki kibazo mu ruhande rumwe nago ikipe na politiki, hari itegeko rivuga yuko n'ikipe igaragaye mu bintu bya politiki irahanwa. Iyo iyi kipe uzi kuzayakira, uyakira mu buryo bwa delegation y'abakinnyi, abatoza ba tekinike, abatoza ba fizike, bose biba ari ikipe ngari y'abantu baturutse mu gihugu kimwe. Ububizi baba baraguhaye isaha igihe indege igomba kuhagerera, aho bazarara, uko bagomba security yabo, buri kimwe cyose. Cyaje kuba muri Nigeria habayeho ikintu
kitashimishije abanyaribiya cyo gutinda mu kibuga cy'indege amasaha 2 kitashimishije Nigeria abanyaribiya cyabereye muri Nigeria kituma abanyaribiya batabyishimira baravuga uti okay ubwo bigenze gute twebwe natwe bazazi wacu tuzabibishyura ariko mu by'ukuri mu mupira habamo ikintu bita fair play ibyo umuntu agukoreye ahandi si ngombwa ngo nawe ubizane ariko bo babizanye mu bundi buryo kuko nahoze ndeba Captain Christopher Kongo wa Nigeria statement yakoze yavuze yuko abanyaribiya bo batakoresheje mind game ahubwo bashatse gukina n'ubuzima bw'abantu kuko indege yari mu kirere cya Tripoli baribwira ngo nije kugwa ku kindi kibuga cy'indege kiraho hafi babakura mu mujyi aho indege yari bugwe aho bari bujye kurara muri hoteli babakurayo barabazana barabaguti indege umupilote wa Nigeria bagira indege sinzi ukuntu nabyita ya private jet yabo ihora ni ya ndege nyine abakinyi barakina ibiparitse aho basoza gukina ibatwara mu by'ukuri bari bugwe Bengazi ni nawo umukino wari buzabera indege barahibwa ngo nijye kugwa Tripoli ni kuri ibaze nawe icyo kintu cyabayeho ntuzi ingano y'amavuta ya benzine iri mu ndege noneho unabohereje aho hantu bari bujye kugwa si ku kibuga kizwi kinahari mbese ni ibintu nyine byari bibabaje ikintu cyo bakoze bo barababwiye ngo aha ni mwemere kwa parika umupira taravuga se ko indege yacu ifite amavuta make dushobora kugira accident mu nzira ati oya mujye guparikaho tubabwiye noneho umupilote we muri statement yakoze wari utwaye Nigeria yaravuze uti kuva mbayeho maze imyaka myinshi mu pilote ariko ibi bintu n'ubwa mbere bibayeho ibi si byari mind game byarugukira n'ubuzima bw'abantu ibyo ntibihagije bageza umupilote ariyerangije indege yigushije imaje kuhagwa babuza abakinyi ba Nigeria kujya gusohoka ngo bajya muri hoteli baryame bababuza kujya gufata icyo kurya n'umunaniro bagumaho amasaha hafi 8 bo bamaze 2 mu kibuga cy'indege bo bamazemo 8 noneho ibaziyo icyo kintu icyambere kirica abakinyi mu mutwe kabiri bari bube barushye bafite match mu masaha atarengeje 72 ibyo birangiye baboherereza imodoka ziri bukore ibirometero urugendo rw'amasaha 4 n'iminota 30 imodoka zitihuta fata minibus taxi dutoyamo inaha tufite utwohereze ngo tujye gufata abakinyi tubazane aho bari buze gukinira bari bukoreshe isaha enye mu muhanda n'iminota 30 abakinyi ba Nigeria bo baravuze ngo aba bantu badukoze ibi bintu gute twakwize none n'igihugu kitari mu mutekano uhagije gute twabyizera niko gutabaza inzego ziwabo bohereza indege ziza gucyura abakinyi babo basubira muri Nigeria umukino wabo ni wabo ibintu rero byabaye decide ikomeye kuki match tabaye seni Nigeria forfait ubu tuvugana mukanarebaga ku mbuga nyinshi zitandukanye za CAF yohereje abantu bajya gukurikirana iperereza kuko bamenye ibyo bintu koko niba byarakozwe byari bigamije byari byaragambiriwe ni ikipe ya Libya iki cyane kiramuka cyifasha hari ikintu kimwe
amategeko ari bubivugeho. Bavuga yuko iyo ikipe iri bukore urugendo rw'isaha irenze imwe ku muhanda n'amamodoka, ari birengeza isaha imwe, iyo kipe igenda n'indege, kandi iyo ndege igakoreshwa ikishyurwa n'icyo gihugu cyabakiriye. Nibiramuka iki cya cyifashe, Libirahani ishobora guhanishwa gukurwa muri iri tsinda, igakurwa mu irushanwa, igakurwamo, cyangwa se bakayikata amanota yayo 3, bakayitera forfait nkaho itigeze ikina kandi yabikoze ku bushake. Ibyo birahereza amahirwe angana gute u Rwanda rwacu ruri muri iryo tsinda. Libya niramuka ihanwe, u Rwanda rushobora kuza kunguka kuko nta wundi muntu uri buburi inyuma urutereraho induru. Kabiri, match kuri cyo turakira Libya, kandi iyo Libya nta nota iri bufite inota rimwe, nta kintu irwanira, bizatwereka ko iyo kipe tubitse. Hanyuma Nigeria yo ikazakina match yabo ibakarifiya, ibajyana mu gikombe, ikabagezayo neza nta mpamvu. Ikintu dusaba Imana ni kimwe, nuko batakura Libya mu irushanwa, twebwe amanota yacu tukazayabona ariko ameze. Ibyo biraduhereza ishusho y'ikintu u Rwanda rumaze igihe rurota, rumaze imyaka 20 rwo gusubira muri CAN. Nyine ikibazo ahantu kiri hano ubu noneho abantu batangiye ubusesenguzi, baravuga bati Libya niramuka yirukanwe mu irushanwa, u Rwanda ruraba ubu none harufite amanota ngahe? 5. Yes. Kandi kuri Libya rwakuye amanota ngahe? Rimwe. Niba yikuramo u Rwanda rurasigarana amanota 4. Hanyuma ubwo birahita biha u Rwanda amahirwe. Nijye niko nimo kubyumva. Uko birasanga u Rwanda rufite amanota 8. Ubwo ntuza Bene nayo irasigara n'ubundi iri kuri ya 6 yayo. 3. Kuko bari buyikata aya ntuza aya Libya. Aya Libya n'ubundi Bene yo iragumana 6. Kuko yatsinze u Rwanda. Inatsinda Libya. Niba u Rwanda rwo rwanganyije na Libya nyine gatoya. Nukuvuga ngo niba u Rwanda rwarangani niba Bene yaratsinze Libya. Libya niba yirukana mu irushanwa, bivuze yuko iri bujyane n'amanota amakipe yayikuyeho. Yego. Bivuga ngo Bene irabihombye amanota 3. Ubwo isigarana amanota 3, u Rwanda rugira amanota ngahe? 4. Yego. Kuko match kurikiraho rwa Rwanda na Bene. Rwa Rwanda na Libya. Libya yo baramutse bayikuye mu irushanwa, igaba ari cyo gihanifashwa gifatiwe. U Rwanda rurabyungukiramo. U Rwanda rwo rurabyungukiramo. Ruraba rugize amanota yarwo, ubwo ruraba urwa kabiri mu itsinda. Ruraba urwa kabiri. Biba bisaba ngo kuri match yanyu, kuko ya Bene bisaba ngo Bene itsinde, kuri match yanyu bayibuzabure na Libya. Ubwo izahura na Nigeria. Ubwo Libya iramutse niramuka ihanwe gukurwamo, hari ikintu utari murumva. Libya niramuka ihanwe gukurwamo, ego Libya u Rwanda ruraba ruyifite amanota 4. Bene irabira ufite amanota 6. Ariko bivuze ngo kuko u Rwanda rwatsinzemo Bene, rwo kuri match iyo match ruraba rugize 8, Bene yo izasiga ku manota, kuko Bene na 3. Ubu kugeza ubu Bene yakuye 3 yayo, ubu ifite 6 harimo nayo u Rwanda yatsinze u Rwanda. Ariko bisigo ku munsi wa 5 ngo gushaka iti u Rwanda rwahita rubu rwa kabiri, rusabwa ko Nigeria zabara baje kwikarifiya, u Rwanda ruzajya kwane. Ubwo bizaba bisaba yuko Bene yo tsinda igomba gutsinda Nigeria. Oya, kuko iramutse itsinze Nigeria, Bene yatigira amanota 9. Ego 6. Uyo ubifite 6. Iyi nariko bazayikata ya Libya.
aya Libya yo ntago bayakata niba yirukana mu irushanwa ujya ahubwo iyo aho yaba yungukiye yabibonye 6 yayo yose kuri Libya kuko Libya n'ubundi bayikuyemo bo babaraye nyine amanota imikino yabuza ababuze si ibiri niba umwe warawutsinze undi kaba yavuye mu irushanwa ubwo nyine ubwo zose zatera forfait zose zahita zitera forfait kuri match zisigaye ngo n'u Rwanda rwo barusabwe iki gutsinda Nigeria we ni ukuvuga ngo zose ziramutse ziteye forfait zikayitera Libya ubwo u Rwanda rwahita rugira ubwo rwaba rugize 3 gushyiraho rimwe rwayikuyeho ni ukuvuga ngo iryo rimwe ryabyara 3 ubwo narwo bikaba ari 6 gushyiraho rimwe rya Nigeria bikaba 7 tugashyira 3 ya Benin weya byumve neza akantu kugira ngo abakunzi bacu babyumve ubu none aha ngaha u Rwanda rufite amanota 4 rufite 5 rufite 5 ariko aya 5 tubara muri aya 5 rufitemo rimwe rya Libya ubwo na rimwe rya Nigeria Libya ubwo bigaba bibaye ngombwa ko amakipe yose bari buzahure azayitera ubwo u Rwanda rwagira 7 ubu aka kanya rwaba rufite amanota yarwo 10 urwa rufite ari 7 kuko hakwiyongeraho 2 none ituri imbere yaba ifite amanota yayo 8 nibyo yaba ifite 3 6 9 dufite 7 sinzi niba uri kubyumva abakunzi barimo kudukurikira batwandikire muri comment batubwire hanyuma tuvuge u Rwanda reka ubwo busesenguzi turaza kongera abakunzi reka tubaharire iki kizamini bagikore reka tugiharira abakunzi badukurikiye hanyuma ubusesenguzi babudukorere hanyuma musesenguzi ibyo Libya yakoze birabazwa federasiyo niri mu makosa cyangwa federasiyo ntabwo biyireba 150 bibazwa federasiyo kandi byarabereye ku kibuga itari yagerayo yagomba kujya kwakira Nigeria ikipe yinjiye ije gukina mu gihugu cyawe tureke n'ikipe n'umuturage uje mu gihugu cyawe aba afite uza kumwakira iyo muje muri ekipe y'igihugu noneho igihugu kigenzi cyawe muhuriye ku mugabane umwe ni wowe ugena buri kimwe cyose kizagenda kuri iyo ekipe umutekano aho kuba ibibuga by'imyitozo kuzarinda ibyo bita urugendo rurangiye Libya ikosa yakoze yo yaravuze ngo reka twishyure ibyo Nigeria dukoreye Lagos ikibuga cy'indege tumara amasaha 2 mu kibuga ese mu by'ukuri ibyo bintu nibyo twari dukwiye kuzajya tubona iki si ikibazo kibaye bwa mbere ni ikibazo n'u Rwanda rega u Rwanda narwo twike ikintu cyabayeho kuri kapiteni Jihad bamufungirana mu kibuga cy'indege ngo nuko afite passport yaciye muri Israel bigatuma amara amasaha arengane ku kibuga cy'indege Libya n'amakipe wibuke n'ubushize hari ikipe yabo Bengazi yafashe nabi ikipe Kerebe icyo kirego kiri muri CAF ni ibintu byose bigenda biyafekta biyifata bishobora rero kuza kuyikura mu irushanwa cyangwa se igakatwa amanota igaterwa forfait ya Nigeria ariko ikaguma mu irushanwa ariko reka tubihanga amaso natwe nicyo tubereyeho tuzaguma tubikurikirane kuzageza igihe CAF izakorera iperereza ryayo rikarangira ikaduhereza umwanzuro ndumva ari ibyo nabivugaho
urakoze cyane musesenguzi.